Muraho mbahaye ikaze mu ishuri. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu mwambaje muri benshi ngo ese birashoboka ko wakwa-uploadinga video kuri YouTube utayeditinze ntibigutere ikibazo? Yego birashoboka cyane. Ushobora gufata video ukayirekodinga na telefone yawe na kamera yawe ugahita uyiterura ukayitereka kuri YouTube kandi igasa neza ikaba yujuje ibisabwa. Ariko kugira ngo bikunde nuko ugomba kuba hari utuntu wagiye ukurikiza mu gihe cyo gufata iyo video. Utwo tuntu rero nitwo tugiye kureba kugira ngo nimba nawe ufite ikibazo cyo kweditinga ube washobora kwa-uploadinga video yawe kuri YouTube utayeditinze. Iki kibazo bakimbaje bitewe n'iki? Application nyinshi ziri kweditinga muri iyi minsi bagiye bazihindura premium. Nyinshi byanditseho pro akatuma gusa neza mu maso cyangwa naho uherereye, bagashyizeho pro ubu kugakoresha birasaba amadolari arenga 20 cyangwa se akatumaga uslidinga animation imera neza. Byabaye ikibazo kwishyura byaragoranye. Rero abandi ugasanga nta mwanya uhagije bafite, abandi ugasanga bafata uduce dutandukanye ahantu hatandukanye, ariko kubera ubumenyi buke badafite bujyanye no kweditinga ugasanga kuduhuzahuza birabagoye cyangwa se birabananiye, bakibaza ngo nta kuntu twajya dufotora video tugahita tuyishyira kuri YouTube tutayeditinze. Nanjye nkaza mbasubiza ngo birashoboka. Birashoboka rwose ko wabikora igihe cyose waba wafashe iyo video neza mu buryo ngiye kukwereka. Hanyuma abantu bafite ikibazo cyo kweditinga kandi bakaba babikeneye bavuga bati natwe turashaka kumenya kweditinga nibura byibanze, waza kumpamagara gusa birishyurwa hanyuma nkaguca amafaranga nkakwereka uko nukuvuga ukajya mu ishuri ukiga nibura mu gihe kingana ubundi ntanga ukwezi, ariko umuhanga bayakuyemo ibyibanze kugira ngo ashobore kweditinga neza biri basic. Hanyuma rero ushobora kuza kumpamagara kuri 0788 631 777 ndayisubiramo 0788 631 777 ubundi nkaguha izo basic knowledge zijyanye no kweditinga ndetse n'utundi tuntu twose wakenera tujyanye no kweditinga. Rero ubwo ndabategereje. Hanyuma reka turebe ngo ni ibiki bishoboka ugomba kugenderaho ukora video uri buze kwa-uploadinga uteditinze. Nimba wamaze gusetinga kamera yawe urabona ukanze start, urabona ko nyikanze, sibyo? Iyo ntari bwediting ubwo ibyo bigumamo. Hanyuma rero mbere yuko wicara imbere ya kamera ngo uvuge, ugomba kuba ibintu uri buvuge wabitegura. Topic uri buvuge ugomba kuba wayanditse, ibintu byose uri buze gukenera biri imbere yawe. Ni ukuvuga ngo ya title ya cover ubishyire kuri video yawe nabyo biri mu mutwe wawe, kubera ko nibyo bintu bigena ni ukuvuga ngo title na cover nibyo bigena icyo bita CTR. CTR twabonye kari click through rate, ni ukuvuga ngo inshuro, ikigereranyo cy'inshuro abantu bari gukanda kuri video yawe. Urumva umuntu akanda kuri video yawe kukabonye icyo bita cover yawe akabonera mukuruye, yabona title yawe akabonera mukuruye agahita akandaho. Rero hanyuma hakaba n'icyo bita content wateguye wicaye ugiye kuha abantu. Iyo ngiyo ni iri buze kugena icyo bita average duration, ariho baza kuvuga ngo ese uyu muntu ibintu ari kuvuga bifite umurongo, ukaza gusanga video yawe yagiye irebwa ku kigero cyo hejuru. Ariko rero na yahe makosa n'utuhe tuntu ukwiriye kwirinda igihe wumva uri gukora video utari buze kweditinga? Icyambere, irinde gufata uduce twinshi dutandukanye. Oya, nyine ngo kamwe ugafatira kandi ugafatira biraza kugusaba kweditinga pe. Nimba ugiye gukora video utari ushaka kuteditinga, yifatira ahantu hamwe nka gutya uvuga uti ndabivugira hano byose. Ariko nuza gukenera uduce hariya, hari akuri buze gusabwa gukata gatangira kandi usabwe gukata karangira, usanga nyine bigusabye kweditinga kandi bamwe ntago baba babizi. Ari nayo mpamvu mvuga ngo uri tayari yambwira nkaza kumuha iyo training. Hanyuma ikindi kintu ugomba kubwo tubonye ko ikintu kijyanye no gufata uduce twinshi ntago ari cyiza. Ikindi cya kabiri, irinde ni ukuvuga ngo kumuvinga, guhaguruka kujya kuzana ikintu ushaka kwerekana. Urugero wenda ndashaka kwerekana iki kintu, narangiza nkaba ntakizanye hano nkihuta nkajya kukizana, najya kukizana navayo ugasanga icyo gihe abantu nyine tubagutegereje bakaba banagiye. Rero ibintu byose uri buze gukenera ubishyira imbere yawe kugira ngo utaza gukotora ugasanga nyine uri gusiga abantu ukagaruka. Ikindi uko muvinga cyane ugenda ugaruka niko kamera yawe cyangwa telefone yawe itakaza icyo bita focus, ugasanga amashusho yawe aratitira cyangwa se yajemo nyine urumuri ruhindagurika. Ikindi kintu ugomba kwitaho rero
ni ukwirinda gukora video ndende ikabije. Uko ukora video ndende niko ukurenga iminota myinshi bishobora kuza kurangira usubiramo ibyo wanavuze mbere, biturutse ko ushobora kubisubiramo kuko utari buze kubikatamo ugasanga video imeze nk'aho iri kwisubiramo. Rero kirazira kuba wakora video ndende kandi uzi neza ko utari buze kweditinga iyo video. Hanyuma ikindi ugomba kuba wabyanditse cyangwa wabifashe mu mutwe ibintu uri buze kuvuga, ariko bibaye byiza wabyandika kugira ngo uze kwibuka key points. Ikindi kintu ugomba kwitaho mbere yuko tukireba ndetse tukomeza no kwinjira muri iyi video kurushaho, ni ukumenya ko Twika SMM ari ngombwa ko badufasha kuzamura social media zacu, bakaduha amachannel monetize, aba subscribers, aba followers ku ma social media atandukanye ndetse n'izindi services zitandukanye zijyanye na social media ndetse no kuzizamura no kuzibyaza umusaruro. Uze kubahamagara kuri 0790255661 ndetse muri iyi minsi barimo barita ku abadamu mwaza gutera intambwe mukabagana bakabaha promotion. Hanyuma icyanzu.com nibo baduha ibi bikoresho dukoresha nanone dufata ama video. Urabona ko nubwo iyi video nta editing ariko uko biri ntago isa nabi cyane, urabona ko nubwo ntari kuvuga cyane ariko amajwi yanjye ari kukugeraho. Rero ibi bikoresho byose ibya icyanzu.com, reka tubanze twumve icyanzu.com ibikoresho batugezaho ndetse na serivisi badufitiye dite dukomeze. Barakoze cyane icyanzu.com kutugezaho message nziza ijyanye na serivisi nziza zikenewe n'abo content creators. Hanyuma rero ikintu cyanyuma navuga ko ari nacyo cyanyuma ari n'umwanzuro ku bijyanye no gukora video utari buyeditinge. Menya ko abanyarwanda abanyamahanga bakeneye message kuruta edit. Ushobora kuba uzi ku editinga nk'Imana cyangwa se ku rwego rwa nyuma rushoboka, ariko muri video yawe nta message irimo, nta butumwa burimo, nta kintu abantu bakeneye kirimo, menya ko video yawe nta kintu iri buze kumara. Rero nimba uzi ko n'ubundi utari buze ku editinga, gerageza ugene message ikwiriye abantu bayibone bavuge bati kabisa, ukuvuga yumve, ukuvuga ngo kabone niyo umuntu yafata telefone akayirambika hasi, sibyo, akavuga ati ngiye kanyubike numva ibi bintu uyu muntu ari havuga, akumva harimo logique, akumva harimo ikintu. Icyo gihe rero urumva ko ijwi ryawe, message yawe iba ifite agaciro kuruta edit. Edit buriya igaragaza ibyo umuntu yavuze, ariko ntabwo edit ishobora guhagarira ibyo umuntu ari buvuge. Rero icyo kintu ni ingenzi cyane. Menya ko video utari bweditinge ugomba kuza kuvuga ngo ndayihamo message irenze kuruta ibyo ndibuze kuba ndi kweditinga. Rero izi mpamvu zose mberetse zijyanye n'uburyo bwo kweditinga, bwo kwa uploadinga video utayeditinze. Ibyo bishobora kubigufashije, ukaba wakanda subscribe, ukakanda like, ukayisharinga bagenzi bawe ndetse ukanabitubwira muri comment. Namwe mujye mubaza byose mba nabikuye muri comment. Hanyuma kadure muri video itaha dufite video yo kwerekana uburyo wakora link izajya ishishikariza abantu gukanda subscribe kuri channel, ndetse iyo link ukazajya uyisharinga abantu bagahita bagukorera subscribe. Hanyuma nyine mbere yuko bareba ikindi kintu bakagukorera subscribe. Reka dure muri video itaha. Ciao ciao.